nonese ko cyabaye nikusha mwemwe kufite umutu usinziriza rero turabagenza cyaha nta kibazo twabafasha tukamugeza kwa muganga twabafasha twikobya ko nyokuru wanjye apfuye apfuye tugiye kwihutira kumutabara natwe bimeze neza nakubwiye ngo nabuze umubyaro mbaye neza oya afande genda nasanye nyokuru wanjye yaboze rwose mwihangane ngiye gutabara nyokuru wanjye ibi bintu bizari ibanga rikomeye cyane rigize gute rikomeye cyane ikindi ko bose se yoroye cyangwa ni inguru gaho ikigaragaza nawe worora inguru cyangwa ni bya bizimu byabo we cyane cyane nuko yambujije kwinjira muri iki cyumba aha reka nivira hano bya kiwe wasanga nabo babiji babyoroye reka njye kubwira sipiri hano hari hirya zo nyumvire mana we wasanga babyoroye nabo kumbona mufite umugore w'ikunda nese mujyanye kwa muganga uyu mubyeyi tumusanze hano hirya yahuye n'ikibazo bibaye ngombwa ko duhita tumujyana kwa muganga tumusanze ku nzira kandi twabonaganye n'ubutabazi bwe bukenewe bwihuse niyo mpamvu twari tumujyanye hano hepfo ku bitaro bihari twe turabagenza cyaha nta kibazo twabafasha tukamugeza kwa muganga twabafasha ngo murabaki turabashinzwe umutekano abashinzwe bose mumufata n'abanyabyaha ibyo ntabwo ari ngombwa reka tujyane umuntu kwa muganga none se kugira ngo ibintu byorohe ko n'ubundi twebwe twari tubonye akeneye ubutabazi bwihuse mwaretse tukamugezayo rero turamufasha agereyo nta kibazo ndumva twahamagara imodoka kwa muganga harimo urugendo reka mpamagara imodoka yo ku kazi ubwo turi gutinda imodoka iragira nka ryari turi gutinda none se reka nanone turebe nta kuntu iyo modoka mwaba mwiretse nati imodoka iragira nko minota nk'ingahe 15 yonyine 15 iyo minota si uyu mubyeyi ntabwo mwaba mwageze urabona ibintu byo gutinda rwose urumva ko ni ikibazo undi se ntabwo mwari muri mu kazi oya nta kibazo twamugeza ku bitaro ariko nta kazi n'ubundi okay so make 247 sawa yewe umva se reka imodoka igiye kuza dufashe rero noneho kubaza twumene bari twabafashe kabageza kumugeza no mu modoka kibazo ako se umva nkubwire sibyo urabona ko izose yacu iguyemo ishishi urumva 15 bavuze ko imodoka bihageze baba bamaze kudufata bamaze kutufumbura tubabwire ngo iki tuhave
reka tube tumushyize hano mu gihe imodoka itari yaza. Umuntu atari nta n'agatege afite. Reba wicaye ku nzira wenyine. Mugiye shaka ukuntu uba wicariye hariya. Ngwino tugushyire hano. Tegereze imodoka. Mufatwe. rero nkubwira ikintu tugiye kubabwira. Twebwe tugiye kubabwira ati rero ku kazi bahise bagira gute baduhamagara ko bari abantu nta bundi buryo bushoboka twuba twabavamo nta bundi ku kazi. Uzise muvandi ukaza ntago bavyumva. Tugiye kubabwira ko nyokuru wanjye apfuye. Apfuye tugiye kwihutira kumutabara natwe. Akuzi ako bashobora kuba bakumva kuko nibwo buryo bwonyine buhari nta bundi. Bakaba badufunga kandi barebye ko afite n'imbunda ku ruhande. Uramko wagiye nabonye afite imbunda. Aragakobwa nakagome nakagome. Mfasha muve hano. Mfasha muve twihute vuba vuba. Se mwagenda. Mumufate mu mwicaje gutya. Imodoka igiye kuza. Rero fata banze umwicaze hasi imodoka igiye kuza. Muze mudufashe Rwanda. Fata aho haruguru. Rero reka mukosesha. Rero mukina ni doro afande. Akosesha umuntu w'umugabo uri kurizwa ni. Ndagiye. Bari tugende nyokuru wanjye arapfuye. Mureke ngende kumutabara. Reka nkwereke. Reka ubwo urumva n'ibibazo bije mu bindi. Reka mudufashe imodoka igiye kuza tumushyire mu modoka. Noneho wenda namwe murahita mubona naho kugenda. Ni umwanya muto hano kugera kwa muganga gusa. Oya, sibyo. Afande genda sanya nyokuru wanjye yaboze rwose mwihangane. Ngiye gutabara nyokuru wanjye. Okay, uyu nguyu nagende dusigarane n'uyu nguyu nta kibazo. We turasigarana. Okay. Ngaho genda dusigarane mugenzi waradufasha no kumushyira mu modoka gusa. Ubundi mwikomereze mwebwe mugende. Oya rero reka mbabwire. Yewe byari ngombwa ko dusigarana ariko umuvandimwe turakorana mu kazi kandi n'inshuti yanjye ntago namusiga ko nubundi mwahamagaye imodoka iri bumujyane ndumva rero bitari ngombwa mwareka nubundi nkagenda nkakomeza gufasha umuvandimwe ntago namusiga rwose. Ese wabanje ugategereza tukamushyira mu modoka? Oya pe mureke rwose ntago natererana umuvandimwe wanjye ngende kumutabara ntago byakunda ubwo mwebwe nubundi mukomezanye nawe yageze mu maboko meza. Mujyane tumutse. N'ubundi modoka iraje. Betenezo. Yes boss. Aje kumura ubujendetse sha. What boss? Oke. Umva mubwire. Uranteka amatwi neza. Ndakumva boss. Ndashaka urugutunga rwawe usimve neza rwose. Yes boss. Mbese. Undi barabungu wazanye burabasobanutse. Baruko amabandi magenzi yabo. Barabungu urabize. Boss barabahungu hano nabakuye. Ndabizeye n'abahanga. Bankorera akazi neza. Ayushwa. Yego boss. Umushaka n'ubona ku gihe. Ariko boss ejo bundi njye n'abasore banjye twakoze akazi kabaranya cyane. Kari amafaranga rwose boss kwadukiye boss. Mwumvise uko cyabaye. Ubwo muri mishana bahe n'amafaranga makeya. Boss bene 5 ariko muri 5 ebyiri n'igice twazikoresheje. Mva mbese. Mwazikoresheje iki? Dukodesha imodoka tugura ibyuma n'imigozi. Twazikoresheje boss ebyiri n'igice. Umva ari mubwire undi munsi. Sinjye mbagura ibikoresho. Ikindi kandi nima upimye gushimuta umuntu ntago mugomba kumubabaza. Ariko boss namukobwa wishimutwa rye haje imbogamizi nyinshi cyane. Imbogamizi ziheze twakwe piano nyinshi cyane. Pambese ko cyabaye niko sha mwemwe kufite umutu usinziriza abantu. Ariko boss uramukobwa rwose atujengereje. Abazangiriza gute se muri abantu bato babaga umusiga umuti byarananye neza. Pambese bamgonga ko muzana muhambiye n'abasore banjye. Boss ntabwo tutagize ndamukobwa nawe ubwe ni yoroshye sene. Umva rero nkubwira wa mugabo we uranyumva neza amatwi neza. Ndakumva neza. Attention no gukina kano kazi. Sasa cyo shaka anega amatwi. Ndakumva neza. None ko turi ku muhanda cyane. Sishaka ari mu byumba.
ibi bintu bizabibanga rikomeye cyane. Rigize gute? Rikomeye cyane. Nzarama kanumvisha bino bintu bivuzwe hanze cyangwa umvana umuntu ufite akantu kutwo tuntu. Nzenza kwicira igihe ubwanjye. Uranyuma? Bivuze ko nanjye ngomba guha kondisiyo bana basore banjye. Birakureba yuko kugira naho mbyumva hanze ni haba ari mu gahinja. Ngakomeza ikintu n'umutwe wawe. Komeza ikintu n'umutwe wawe muri kunkinisha ngewe. Ikindi sasa ndashaka mushimira umwana ufite imibiri yombi. Ufite taye nziza. Uranyumva? Kumva neza. Ndashaka kumujya muri Singapore. Umukobwa nyine. Ufite imyaka hagati ya 23 na 20. Indeshyo. Ubundi kunde cyo gatega bise ubona twenda kungana. Nguturiye cyangwa metero 170. Ibiro nka bingaye boss. Guhera kuri 60 kugeza kuri 50. Okay. Uranyumva? Abwira basore banjye. Agomba kuba ataritukuje. Uranyumva? Yego. Afite umubiri naturel yavukanye. Ari naturel. Uranyumva? Mushaka iminsi ngahe boss? Ni iminsi ibiri yonyine. Uriko nyumva? Nimwamungirijeho. Ikindi kandi ugiye kugenda. Simufite imbunda? Zirahari. Kontra zifite. Buzabarwanya muzamurase. Sawa boss. Kabica abahungu banjye dushaka iyo misiyo. ndarushye ndananiwe njyewe ntago nzajya mpora nirirwa mpiga mama nabuze abamujyanye ariko nyamara nafata umwanzuro nkahamagara polisi nkayibwira ikibazo nagize kuko ibi bintu ndi kubirangara naragiye bizaba birebire kahamagare polisi pe Sister Mezutese. Awa. Mezutese? Azibu. Hey, kumuta kuyambitse so wabwe mufite ibibazo byinshi wabaye iki? Mfite ibibazo nabuze umubyeyi mana. Oh, yarapfuye Paul. Aho ntabwo yapfuye. Ntabwo yapfuye? Urebwa yagisanga yagiye gusura famille buri azagaruka. Siko bimeze se? Mezutese. Meze neza. Wirondogora mana cyakugenda. Bimeze neza? Nakubwiye ngo nabuze umubyeyi urumva bimeze neza. Paul, numva nyine ufite ibibazo byinshi. Okay, ntacyo reka wampanye nimero yawe se nkazagufasha no kumushakisha. Ko ntacyo bitwaye. Cyana hano ndabaza ubwo. Oya nta kibazo we ntugira ikibazo. Kaho ujye kubona siporo nyine tumuzima bugenda neza. Shabyihorere. Hanyuma nitwa Max. Naye banyita Giselle. Okay. Sawa urakoze cyane. Merci. Ndaza kuvugisha. Allo. Ariko shaka sa. Harya buri ubona ari gicucu pe. Ku buryo unyambura amafaranga yagize muri 10 nka kwihorera ukaburi kwidegembya mu mujyi wa Kigali nta nisoni. Saburuza ubugome ngira. Shobora kunyitiranya. Okay, sawa. Niza. Yes, Dad. Come here. I'm coming. Mbere nkubwire mwana wanjye. Ejo bundi kwa mbere muzafungura. Muzatangira amashuri. Urambwiye ko ukeneye ibikoresho. Kuko byinshi papa. Ukeneye ibikoresho se? Hari inkweto nayo mfite zarashaje. Hari bibaye byiza ngura na laptop. Kuko ndayikeneye no suburana naza performinga gute. Ari ubwo muri secondaire mukenera laptop? Ndayikenera cyane. Nayikeneye kuva kera ubwo nuko nigeze nkubwira. Ubona ari ikintu ushobora guhindura mu myigire yawe? Dore ejo dufite performance. Rero ubwo bibaye byiza naba mfite laptop. Nanakora research nyine
nkabona uko nza performing ibyo bintu neza nyene laptop. Very good. So nize kwafunze. Nafunze. So tugiye kugenda mu mujyi. Umva? Uhitemo machine. Ndetse n'ibindi bitabuzakira sibyo? Are you happy? Yeah. I love you. Reka niwe nkorera nta wundi shaka. Amafaranga yino ngomba kuyarya. Ngo jimere tugende mu modoka. Ko nta kintu ndayifite na kibazo. Hasta wachi. Kumbonye mu kanwa kivuye mu koko abana n'abana bakizana iki Allô? Bro, bite. kandi numvaga ameze nkaho wagira ngo ngiye kumuhamagara bwa nyuma nibyanga ndahita mushakira hano nimubura ndahita nitahira ntabwo nongera kumushaka se ndakomeza mushake nazi nahaye se mpamagare polisi se kubishyiramo polisi kwirandangare kambanze mushaka. Allô? Ni kuri polisi?